uriya mwana w'umukobwa urabibona ko akuze, ni inshuti yanjye kubera yuko twakuriye ahantu hamwe, ariko nyine nakuze inyuma ye mbona ibintu byose. Ariko icyo nshaka kukubwira, mu basore 6 yanyeretse 4 bagerageje gushaka gukora mariage nawe, ariko abo 4 bose barapfuye. Biteze ese ko ndi kuguhamagara ukanguka wabaye amahoro? Iminsi ibaye 3 ndamuhamagara akanguka, ndamwandikira ko WhatsApp akandesine, ndamuhaye voice note ntiyansubije kandi yarabibonye. Ibyo bisafana oya ngomba kwigenga baza nkabyiga cyangwa ngombwa nkanamukatira bikarangira. Urya byambirishira wanjye umusore nakagutesha umutwe ako waritse. buriyo umusore yaje akakuga karenze nawe ujye tumwiryaho unamwihora usibe na nimero ye. Imyaka umaze kugera ku myaka afite sinshaka kwiyahura. Hari abakobwa benshi muri iki gihugu nabo uwo mutwa reka ntabwo bishoboka. Umureke umbabarire ntuzamubwira ahantu nimukiye. ntabwo nshaka kumubwira, njye namubwiye ko nta contact zawe ntunga, wanamamagara nkayihisha kugira ngo atabona izina ryawe.